nyine zirambitse aho ngaho ashakamo akazi abona akazi muri HCR biba ngombwa ko tujya gukorera ahantu biti Katare. Twageze Katare na wa mugabo turajyanye we nta kazi arabona atunzwe na mama akora ibiraka yenda nitwigeze tuba muri shitingi bakora ibiti no twabonye shitingi za zindi z'imigozi ya matente ari ya kijyambere twabaga muri tente ya kijyambere sinzi icyo umugore n'umugabo wapfa yenda ubwo ndi guhinahina sinzi icyo umugore n'umugabo wapfa twagiye kumva tumva wa mugabo yashatse undi mugore mu gushaka undi mugore azana saga zivuga yuko mama ari inyenzi adashobora gukomeza kubana nawe kuko mama ni inyenzi ati n'ikimenyi mugende murebe we murasanga abana kuki yavuga ko ari inyenzi kandi afite indangamuntu afite indangamuntu avuga ko ari inyenzi kubera njyewe na mushiki wanje uranyumva njyewe na mushiki wanje nitwe twari ikibazo ubwo icyo bari barapfuye sininjira mu rukundo rwabo simbizi mama nigeze ambwira ngo napfuye iki n'iki umugabo yashatse undi mugore mutoya ukiri inkumi umujene ahimba ko niba arabihimbye niba byari byo simbizi ahimba ko mama ari inyenzi kugushyira icyo cyaha mu nkambi ya Katare enda abantu bazi mu nkambi ya Katare twabaga muri quartier ya gatandatu muri quartier ya gatandatu hari umuhanda ugitongo uva kuri kaburimbo uhituka tugitongo aho niho hari n'ama office hamwe ya HCR batangiramo amabiswi n'iki ubwo turaho ngaho muri tente ahimba ko mama ari inyenzi n'ikimenyi mugende mureba afite abana b'inyenzi yazanye ubwo mama atangira izo saga zo kujya kwisobanura ukuntu atari inyenzi ariko irangamuntu yari afite y'umuhutu ituma abantu bibaza uyu mugabo ko yebwira umugore ngo ni inyenzi n'iki vipi biranga byanga kumufata mama hashize nk'amezi 2 muri ya blende wa mugabo na wa mugore rwa rugo rushyashya rw'abageni haturikiyemo grenade saa moya n'igice ndabyibuka ko grenade yagomba guturuka mu nkambi abantu bose bakumva ko ari ahantu haturikiye grenade ikintu cya mbere baje gufata mama baramujyana iryo joro ubwo twaherutse mama niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibiri byiribanga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe game changer aka kantu se urakumvise ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga African Digital Opportunity Initiative bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 uyu munsi ndi kumwe na Rodrigue Manzi Kazuba yego niyo mugabo turi kumwe hano mu kiganiro cyacu inkuru yanjye nawe afite inkuru ikomeye kandi y'ubuzima bwe ni inkuru agiye kudusangiza kandi nzi ko iza kubaka benshi cyane muza no kumva amateka anyuranye y'abanyarwanda twagiye ducamo kuva mu myaka yo hambere kugeza uyu munsi wenda biri kugenda byiyubaka ariko abanyarwanda bagiye baca mu bintu by'ibikomere navuga ngo byagiye bibashegesha mu buryo bukomeye cyane Rodrigue tugoye kaze mu kiganiro cyacu murakoze amakuru imeze amakuru turaho urakomeye neza turakomeye uno mwaka wa 2022 ugufashe neza covid yarangiye sava biragenda turi muri Centre de Parc jardin nziza cyane mu kureba ahangaha niyo twicayemo iri Inyarutarama Rodrigue karame reka mwite mvuga nti twese tugira inkuru yego tugira byinshi cyane tuba twarakirimo bigashushanya nk'ikintu twakwita igitabo kinini cyane buri muntu wese yasoma ariko kigasomwa nawe noneho mu buryo bwawe kuko niho uzi ibyo waciyemo reka mvuge ngo inkuru yawe igitabo cyawe inkuru yawe itangira gute imeze gute urakoze Gerard uko
umaze kubibwira abazumva iki kiganiro, ngewe amazina yanjye nitwa Manzi Kazuba Rodrigue. Navutse mu 1982, mvukira mu rugo rurimo umugore gusa, mvuka mpasanga mukuru wanjye. Icyo gihe ndibuka twabaga ahantu bita Cyabayaga. Cyabayaga ni mu karere, hari mu karere ka Nyagatare. Ndumva ariho namenye ubwenge mu myaka 4-5. Rwari urugo tunywa kigozi tukarenzaho nido. Rwari urugo rwiza kuko mama ari umukozi wa leta, aba mu nzu ya leta, yewe akorera n'abantu benshi ibintu byiza. Muri izo myaka za 85 ndumva aribwo namenye ubwenge. Hanyuma muri 86 twimukiye ahantu bita Gakirage. Ahantu bita Gakirage Kiboga, yenda hari abantu benshi bari bahazi. Mama ajya gukora aho hantu tukiri abana babiri. Mama yitwaga Nyamvura Prudentienne. Ndumva hari abantu benshi bazumva iryo zina bakumva bararizi. Yitwaga Nyamvura Prudentienne, yari umugore ufite abana babiri kugeza muri za 47. Tubayeho neza, ubuzima ari bwiza rwose. Tubona abazungu bataha iwacu, tubona mama ari wa muntu uvuga igifaransa, abaturage baza, bwari ubuzima bwari buryoshye. Muri za 87 mama yigeze gushaka nk'uko umuntu akunda, ashaka undi mugabo bamwitaga Kamanzi Celestin. Mu kumara kumushaka, bakimara gukora ubukwe n'iki kwa nyogokuru aho ngaho, nyine nyogokuru yari atuye mu Mutarama, Mariya mugura isambu, nabasaza ba mama barabaguriye amasambu batuye aho ngaho. Tujya muri ubwo bukwe nyine, ubwo mama arongera ararongorwa, nari mukuru, ngo ubukwe bwa mama arongorwa n'umugabo bita Kamanzi Celestin. Akora ubukwe, umugabo mutera inda za 87, abyara umwana, ariko umugabo aza kugiramo accident ya moto arapfa. Iwabo hariza Kibungo, ndakeka iwabo hariza Kibungo. Ubwo umugabo apfuye asize mama n'umwana w'uruhinja w'umukobwa, ubwo baragiye. Ariko muri cya kinyabupfura cy'abana bakera, ntabwo twashobora kubaza ababyeyi inkomoko, tukamubaza se ko rero imbonye umugabo uje ahangaha, twebwe papa harya ninde? Utazi ko ushobora kuvuga ngo papa, ushobora guhamagara ngo mama, wajya mu rundi rugo rw'abandi ukumva bari guhamagara ngo papa, ngo mama, ukumva ari ibintu by'ibitangaza guhamagara papa. So kubera ko bitagukozeho, ukumva utabubaza ngo papa ninde, mama ninde. Ndibuka muri 87 nagiye kwa padiri ndabatizwa. Niho hantu hambere nabashije kubona izina ry'umubyeyi wanjye. Nsanga izina ry'umubyeyi wanjye ritandukanye n'izina ry'umubyeyi wa mukuru wanjye. Ubwo urumva njye nari umwana wa kabiri kuri mama, hari mukuru wanjye, hari nanjye. Ariko ubwo mpita mbona ko dutandukanyije ababyeyi. Ubwo byatangiye kubera ko ugiye mu ishuri bakomeje amazina y'ababyeyi, baranditse ati iso yitwa Hategekimana Mathieu, papa wa mukuru wawe yitwa nde, irindi zina ritandukanye na Hategekimana Mathieu. Ubwo uhise wumva deja ubwenge bwatangiye kuza, uhise wumva ko wowe ufite papa na mukuru wawe ufite papa we. Ibyo ngibyo ukabishyira mu mutwe nk'umwana, ariko kubera ikinyabupfura cy'abana bakera ntabwo ashobora gutinyuka umubyeyi wawe ngo ujye kumubaza ariko papa ninde. Ntabwo byashobokaga. Kandi niba ari n'urugo rwari rubayeho neza, wambara inkweto abandi batazambara, utababaye, ntabwo n'ibyo bintu wumvaga uri muri enjoyment. Ntabwo ashobora kujya kuvuga ngo ndababaye ngo reka njye gushaka papa. No, ufite mama ugusapotinga buri kimwe cyose. So kubera iki wajya kumva uri kubaza ngo papa wiki, ko papa umushaka ari uko wumva ubabaye, ubabajwe ufite gahinda? No, ntabwo tujye dushaka papa, ko mama yaraduhagije. Ubwo buzima tubayemo, tubaye abana batatu nta mugabo. 87 natangiye ishuri, mfite imyaka 5. Natangiye ishuri kuri primaire ya Kiboga, naho ngaho muri za Nyagatare mu Mutara. Ntangira ishuri bitamenye utwo tuntu twose. 89 mu buzima bwa mama hinje umugabo w'inkunda mugayo cyane. Araza avuye za Gisenyi, bamwitaga Ruvugo Jean Berkimasi. Araza yinjira mu buzima bwa mama aho ngaho za Kiboga. Yinjiramo ari umugabo usanzwe, umugabo mwiza, mama renjo yinga urukundo iki. Nanjye ntagiye kumenya ubwenge, na mukuru wanjye uratangiye kumenya ubwenge. Babaho umwaka urangira 90 babyara umwana wa mbere. Muri 90 ndumva nibwo inkotanyi zateye.
twabaga aho Gakirage, inkotanyi ziratera ku itariki ya mbere, ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 10 1990, kubera ko mama afite amafaranga nta kintu yarabaye, twaraye tugeze i Kigali mu mafamiye hano i Kigali duhunze, inkotanyi ngo zateye ziteye mu gace turimo, turahunze. Baba baravuze okay, abana banjye reka mbahungishe ndiye ngaruke ku kazi, nta mitation ndabona, ariko abana banjye nabahungishije. Twaje i Kigali, tubi Kigali, kuko ndibuka ikintu kinyibutsa Kigali muri iyo minsi, hari ijoro bwo bwa mbere twari twumvisha amasasu menshi ku ijoro ryo 4 ishyura 5 muri 90, ubwo Kigali yose barasaga rwose ibisasu byinshi kumva ko ubuzima bwahagaze. Ubwo tubaho ngaho i Kigali, ariko mama bura mitation arongera dufata tujyana iyo mu Mutara. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Noneho tugeze mu Mutara, mama yabonye invitation ituzana ku Gisenyi, ariho ubuzima yenda inkuru y'ubuzima bw'ubwenge no bufungutse yatangiriye. Aho umuntu agera ku ishuri bakakubaza uri umutu cyangwa uri umututsi, wowe nk'umwana nta kintu wabasha gusubiza, nta kintu wamenye usubiza. Ngende umwana, mama ntawe uhari, yagiye ari mu Mutara, nanjye ngiye Gisenyi ngiye kwiga. Mukuru wanjye ukora ko aramaze kujijuka akabazi ngende umuhutu, ndabizi ko ndi umuhutu. Ngiye bambaza nkayoberwa ibyo ndavuga. Ndavuga iki? Ndi umuhutu, ndi umututsi, ndi umuhutu kuko ni famiye y'abahutu, ndi umuhutu nanjye. Ati oya, tuzajye kubaza ababyeyi. Ni mwema kubwira yego, uzajye kubaza ababyeyi. Ariko kumva ni uri ikinye n'abandi bana muri 90, inkotanyi zarateye, muri inkotanyi mwahunze, muri inkotanyi ko muri guhunga, muri inkotanyi cyangwa no, ibyo ntabyo nzi. Je nahunze gusa, ntabwo nzi niba ni inkotanyi cyangwa nari inkotanyi. Ngatangira guca ubwenge none nkibaza, ese ndi inkotanyi cyangwa si ndiyo? Se ko bavuga ko inkotanyi zigira imirizo, ngiye nkaba nta murizo mfite. Ese ko nzi ko mama ibyo ranga muntu ya mama ko nayibonye mugasanga n'umuhutu, aho ngaba bakaba ari kunyita ngo ndi inkotanyi cyangwa ndi iki, kubera iki babinyita? Numva nshaka kwibaza ibyo bintu byinshi cyane. Ndibuka rimwe mama yigeze kuza, nshaka kubimubaza aho ndamubaza, ariko ku ishuri ko bajya bavuga ngo ndi umwana ngusa ngo ni inkotanyi ziza gute, ko twavuye mu Mutara bavuga ko inkotanyi zigira imirizo, ubundi ku ishuri bakajya bavuga ngo turabatutsi twarahunze, gusa kuki twahunze bimeze gute? Mama arambwira ati ibyo bintu bireke bivemo. Ngo nari maze kugera mu myaka 10, 92 biraza, niga mu 6, 93, 94, nacuruje ibinyamakuru. Ibi by'amashyaka menshi biza iki n'iki, nacuruje ibinyamakuru ahantu bita ku Nyundo. Yego. Uwo mugabo mvuga ko yari inkunda mugayo, wari warashakanye na mama, we yemeraga ko ari umuhutu pire. Yego. Uri muri NDP, ndibuka ko no muri serire ya Gatebe aho muri za Muhira, ndumva yari umwanya afite nka president wa MRND. So bamwoherezaga ibyo binyamakuru byakanguka, byakangura, bya kinyamateka. So nk'umwana utagiye ku ishuri, ngafata bya binyamakuru nkajya kubizunguza ku muhanda. Iyo saga y'amashyaka menshi nayibonye n'amaso yanjye. 94 haragera, hageze haza jenoside. Ubwo tubana na wa mugabo yitwa papa, natwe twitwa abana be, ariko ari inkunda mugayo. Nimbikubwira hari n'abantu benshi bazabona iki kiganiro bakibaza uwo mugabo ninde, hari abazabona bamuzi kuko apfuye ejo bundi rwose, nta n'umwaka ushize apfuye. Yari inkunda mugayo total. Inkunda mugayo uyu munsi yagurishije ikibanza mama yaguze, kuko we nta kazi yagiraga. Mama yaguze ikibanza, ejo twumvishe ko yakigurishije. Yafashe ideni baje kwishyuza mu rugo, mama agomba kumwishyurira umugabo we. 94 jenoside iraza. Ariko ubwo imibereho mama na uwo papa, nakwita papa, n'uwo mama babagamo, yari imibereho ibabaje cyane. Mbona mama yararushye pe, yararushye. Ko ari byo ntavuze byinshi. Yararushye.
harangije kuruha 94 haraza haza jenoside. Ikintu nyibukiraho jenoside cya mbere nuko ku itariki 7 indege igwa umugabo yabyutse yamenya amakuru kameme nk'umuntu wari muri Everide yari yamenye indege ko yaguye, yari umuntu uri intellectuel yakabutaga ama information kuri za RFI, yakabutaga ama information kuri radio zose zitandukanye, yari afite amakuru. Indege biraguye, twicaye mu rugo nko mu masaha 5, uyu munsi ntabwo twigeze dusoroka mu rugo, twicaye mu rugo nko mu masaha 5 saa 6, igipangu twabagamo koko abantu bose bari mu bwoko bw'abatutsi, harimo umukecuru, harimo n'abahungu be bubatse aho ngaho. Nko mu masaha 7 wa mugabo ngewe ishusho nibuka, wa mugabo yavuye ku muhanda aza yirukanka n'icupa rya divayi, yari akuye ku Nyundo kuba abantu bari batangiye gusahura akavuyo katangiye, azana n'icupa rya divayi araza abwira umugabo wari wicaye mu rugo bari gukina amakarita. Uwo mugabo witwa Mukura, aravuga ati Mukura, uvuye ku muhanda bagushaka baguhiga, kandi niba bashaka baravuga ngo uwishe umuntu barakwica. Mukura aramubwira ati ibyo bintu mbwira ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka, ngewe ko niri wanganisha umuntu wa hehe. Nko mu minota 30 twagiye kubona tubona igitero gifite abantu barenze nka 50 kinjiye muri icyo gipangu, nta n'urugi rwabagaho, kinjiye muri icyo gipangu gisanzemo abantu bose kije gushaka Mukura. Mukura yagiye kwihisha kwa nyina, twabaga mu gipangu kirimo kwa nyina, yarasohotse abacamo. Nibo bwa mbere nari mbonye umuntu wamuteye icumu ryamuciyeho riragenda rifata mu gipangu, risigara rigira gutya. Mukura aragenda. Nibwo noneho natangiye kwibaza ibi bintu biri kuba ni filime cyangwa ni ibintu bizima. Mukuru wanjye atangira kumbwira ati umva, jya mu nzu cyangwa niba utagiye mu nzu nawe barakwica. Ngahera mu nzu. Ubwo mpera ubwo ngubwo ngiye nigumira mu nzu, ashobora gusohoka. Noneho nkibaza ikintu na mukuru wanjye ambwira, arambwira kubera icyo ujya mu nzu. Mukuru wanjye akajyaza ambwira ati umva, wowe niba udashoboye gushyira intoki ebyiri mu izuru ngo zijyemo ntusohoka, kuko nibyo ku muhanda bari gukoresha gusa. Wowe injiza intoki zawe ebyiri mu izuru, nubona zijyamo uza gusohoka ujye ku muhanda, niba zitarajyamo urekeraho. Nkabona ntizijyamo. Aho ngaho niho natangiye kwibaza, nkavuga nti ntangira kugira ubwenge, nkavuga nari kwanyereka papa, nkamubaza iyi saga yose iri kuba wanyereka papa. Muri icyo gihe nta wakweruraga kubwira ngo Rodrigue wowe papa ari n'umututsi? Ntawe twubwe ngo wowe njyewe numvaga ibyo by'abatutsi babivuga, ntiganaga n'abana n'ubundi bakorerwa izo za menase. Hari abana twiganaga, nigaga icyo gihe nigaga muri CZM mu Kayanza, hari ahantu bita mu Kayanza ku Nyundo. Abana b'inshuti bitwaga ba Rugema bagiye batema, ugasanga n'imirambo yabo urayibona aho ngaho. Numvaga izo saga z'abatutsi n'abahutu, kuko njyewe nari muri community y'abahutu, numvaga njye izo saga zitanandeba rwose, izo saga numvaga zitandeba. Bigeze aho ngaho mukuru wanjye ajya ambwira ati ushyira intoki ebyiri mu izuru ujye uzihatamo, yenda izuru rizakweduka. Nkumva nkabaza ariko ubundi papa ko nzi ko mama ntawe umwirukankaho, njye baranyirukankaho kubera iki? Mama akandwanira ishyaka rikomeye, akambwira ati mwana wanjye ntugeze asohoke mu nzu, ujye uguma aha ngaha. Iyo saga 94 yose iraba, irangije kuba aho hantu twari duturanye bari bamaze kubatema, bamwe babatemye, uwo mukecuru witwa Kabungo bamutemye, uwo Mukura bamuhiga. Mbese aho twari dutuye ahinduka nk'ishyamba nk'amatongo, hasigara ari twebwe dusigayemo twenyine, abandi birukanka barahunze. Biba ngombwa ko tuva muri urwo rugo tukajya kuba ku muhanda kuri kaburimbo, hasigaye abantu. Twagiye tugeze kuri kaburimbo, wa mugabo perezida w'interahamwe ashaka business, ayishyira muri yanzu tubamo, ashyiramo akabari kacuruzaga urwagwa, primus na byeri. Mama yagiye ku kazi, ngasigara ncuruza ko ninjye utaravaga mu rugo. Mukuru wanjye nawe yirirwa ku muhanda nyine yirebera iyo situation yabaga aho ngaho. Hanyuma rimwe ndibuka abantu bavuye kwica ku Nyundo, interahamwe zivuye kwica ku Nyundo, zanyuze kuri ako kabari, kuko ni kwa perezida w'interahamwe, ni perezida wa Emerenide, akaba n'umugabo mama wawe. Akaba n'umugabo wa mama. Yego. Ziza guca aho ngaho zivuye kwica ku Nyundo. Ndibuka umunsi bicaga Bagogwe ku Nyundo, hari mu masaa 9. Izo nterahamwe zica mu rugo ahantu twari dutuye ku muhanda. Ubu nabonye barahubatse ibiro by'umurenge wa Nyundo, hari ziza kunywa byeri nyine, n'imipanga yuzuye amaraso n'ubuhiri byose byinshi cyane. Ndumva ku Nyundo rwose barabisha amagrenade, tukayumva bigera nko mu masaa 9 saa 10 nk'izo saha nibwo bari bavuyeyo bari gutaha.
n'imipanga iri amaraso n'iki bintu byinshi cyane. Baza kunywa kandi basanze ni njyewe urimo. Mama arambwiye ntuzasohoke muri iyi nzu ngo ujye ku muhanda. Nagiye ku kazi ariko ntuzasohoke ngo uve muri iyo nzu ujye ku muhanda. Bageze mu rugo ibintu bibasaga. Kwa perezida wa MRND niho hahungiye abana b'abatutsi. Tuyu mwana n'uwande. Bamwe bagashaka kunyita umwana wa mukura wa wundi bazaga gushaka kandi twa dutuye bazi ko ariho nahungiye. Abandi bakanyita ko ndi umwana batazi nyine yaturutse. Perezida wa MRND ntabwo yagiriye umwana byanze bikunze. Byabaye saga ku buryo abaturanyi bagiye guhamagara mama yakoraga kuri centre nutritionnel yo ku Nyundo bahitaga kuri CPDFP aza guhosha iyo saga iri mu rugo y'abantu bari kunywa inzoga z'ubuntu. Mama yagiraga dufaranga twinshi. Ndabyibuka kugira ngo bagende banywa inzoga z'ubuntu abaha n'amadolari kuko mama yabikaga amafaranga amadolari abaha n'amadolari. Ndibuka yabahaye inoti y'idolari peut-être ko yaba ari 100 gusa yabahaye inoti y'idolari. Barasohoka baragenda. Wa mugabo perezida w'interahamwe igihe yagereye yasanze iyo saga yarangiye. Amarareba asanga ntibizavamo. Ubwo nari mfite gashiki kanje kabyawe na wa mugabo basezeranye bitwa Kamanzi w'Ikibungo. Naje kumenya ko ari umututsi wo mugabo, naje kubimenya nyuma. Ubwo ngewe na mushiki wanjye ni twebwe ngo twara abatutsi. Ariko kugeza ubwo nkumva ngo azise. Ngewe na papa nzi. Bikantira gahinda kenshi cyane. Kuki ngo yamenye se ngiye papa nkaba namuzi. Mama arareba asanga ibyo bintu ntibizavamo. Ataba bana ngo mbakura ahangaha. Byabigeze nko mu kwezi kwa gatanu. Jenoside iba iri kubamo hagati aho ngaho mu kwezi kwa gatanu gutyo kujya kurangira. Ntabwo nzi amatariki, ntabwo nzi umunsi, gusa umunsi umwe mama yaradufashe ari mu gitondo kare kare. Mu masaa 2 saa 3 dutega taxi iva kuri Nyundo ijya ku Gisenyi. Rero ano ntibizava muri kanjye abana banje za Gisenyi. Tubona ibintu biri kugenda bimera nabi. Twateze taxi twinjiramo njyewe na mushiki wanjye wo ngo wankurikiraga nakandi kana gato yarahetse yabyaranye n'uwo mugabo. Turagenda tugeze ahantu bita mu Rugerero. Ubizi saha hari urwibutso habaga akazi bacururizagamo butunda. Ako kazi abantu benshi bakazi urwibutso. Habaga barriere y'intera hamwe. Ndabyibuka taxi twarimo badukuyemo badukuramo batwicaza aho ngaho hasi na mama nanjye na murumuna wanjye nako mushiki wanjye n'uwo murumuna wanjye yarahetse. Ubwo uwo musarama mama yahuye nawe izo saha je ntabwo ntanga ubuhamya butari ubwanjye ntanga ubuhamya bwanjye. Icyo nzi cyo nuko batwicaje muri ako kazu guhera saa 4 kugera saa 1 za nimugoroba. Mama yatakambye, mama yarize, mama yakoze buhe n'ubuhe, iranga muntu yanditsemo ko ari umuhutu. Niyo bagiraga gutya bagapfa gukadiriye bakavuga se ko ufite iranga muntu y'abahutu ukaba wikorera abatutsi uri kubahunza uri kubajyana he? Kuki batemeraga ko muri abahutu? Ntabwo bizi. Ntaranga muntu mwe mufite. Iranga muntu mama yarayifite. Ariko mwebwe nta mwe mufite. Twebwe ntaranga muntu twabifite. Kuki batemeraga ko muri abahutu? Barebaga amasura yacu, ubwo amasura yacu asa n'abatutsi. Sinzi aho babipimira. Yego. Kugeza n'isansi ndamenya gupima umuntu we ngo umututsi w'umuhutu. Mbona ari ibintu biri akajagari kari aho ngaho. Ni gutunyita umututsi utazi papa. Ni iki wampimishije? Yena rimwe nigeze kujya gusura urwibutso rwa Jenoside hariya. Sanga yenda babiri bari bafite n'icyo gipimo bapimisha. Bagapima iryo zuru bakoresheje igiti cyangwa iki. Ntabyo narinzi. Ubundi rimwe bakambwira ati rambwa mu kiganza sha turebe iyi mirongo. Shinyika sha ugashinyika gutya kugira ngo bare niba ufite ishinya y'umukara. Kuramo inkweto turebe ko niba ufite igitsinsino. Utwo tuntu maguye twose ugasanga bari kutudukoresha. Ibyo byose rero byatumye mama amara kuva saa 5 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 kugera saa 1 z'ijoro. Nta communication yahabaga. Wenda telefone hari za telefone zo kugira gutya ukabona mama ararira arazenguruka ari kuri publiphone arazenguruka amagara abo baziranye amagara nimero afite mu mutwe agira ute kugeza izo saha za nijoro. Ndibuka mama yari yarabyawe muri batisimu akora ubukwe n'uwo mugabo w'inkunda mugayo. Yari yarabyawe n'umudamu umugore wa Biseruka yabaga mu Nkotanyi. Umugore ariko yabaga ku Gisenyi. Yari yaramubyaye muri batisimu bakorera ubukwe mariage bakora mariage n'uwo mugabo. Ubwo sinzi uko yamwiyambazije cyangwa yiyambaza n'abandi
ariko biranga by'ubusa kugeza icyo gihe nimugoroba. Uko mama yahavuye nta témoignage yabyo nzi. Ngiye icyo nzi cyo nuko nicaye aho hasi tujyanwa muri kakazo guhera mu gitondo kugera nijoro. Biranga gutambuka ngo dukomeze Gisenyi dusubira ku Nyundo. Birangiye 94 noneho kwezi kwa karindwi kuragera turambuka nibwo twajyaga i Goma. Twajyaga Gisenyi nyine Gisenyi maze gufatwa nibwo twashaka kwambuka tugigoma. Muri aho hose nkibaza ariko kuki ngirizi struggle nta papa mfite ariko kwibaza mama bikananira. Nkibaza nti papa n'uwuhe uwo muntu bitategeka Imana Mathieu n'umuki n'umututsi n'umuhutu ko hari gihe wasanga ari n'umutwa. Ibyo bintu nabyibajije icyo gihe badushyira muri kakazo nibwo natangiye kwibaza ngewe ndi igiki ko mama bamustaraguringishije cyane ngewe ndi igiki ndi umuhutu ndi umutwa. Ese ubundi mama ari kuzira iki ko mbona ari kurira ahagaze hari ari kurira ko yirirwa kuri publiphone hariya ko kareba ibyo bintu mama ukabona mama ari kurira azenguruka hirya hino ahetse umwana saa 6 saa 7 mwebwe mwicariya bari kuzakabura ati rambura mu ntoki rambura ha reka seka turebe iki udore gafite n'imisatsi y'uturende ibiki utuntu mutwe ngutwe. Kona mama ararira aratakamba araza akicara ubundi arahaguruka akagenda. Aho hantu niho hatumye ndibaza nti umuntu wambyaye ko birirwa bavuga ati okay umuntu afata ubwoko bwa se ngo umuntu afata ubwoko bwa se. Okay mama ndabibona ko wera umuhutu papa ni igiki. Ndumva na papa si iki kiganiro wazabona papa amuzi ashobora kuba ko yateye inda. Ntabwo nzi situation yabayeho kugira ngo atere inda. Sinzi situation yabayeho kugira ngo mama atamubwira yenda yarasamye. Sinzi situation yabayeho kugira ngo mama atambwira ngo so n'uyu nguyu. Sinzi icyo bapfuye niba hari icyo bapfuye cyangwa niba umuntu wigendera agatera inda ntiyamenye ko yaniteye. Uranyumva hari igihe ushobora gutera inda ntunamenye ko yiteye. Umukobwa witeye akavuga ati nzi sporta imbere n'inyuma habyo namenya. Ariko papa byanze bikunze ashobora kuba hari cyangwa niba adahari ashobora kuba afite famille. Niba adafite na famille ntiyabura n'abamuzi bakambwira ngo amakuru ngo so yarapfuye cyangwa arahari cyangwa yavukaga hanga cyangwa yakoraga ibi ngibi. Ntabwo ndi gushaka papa kugira ngo azan supporting kuko hari gihe ababyeyi bihakana abana kubera ko yenda ari support bashaka. Nshaka papa kugira ngo menye nicyo mbwira abana nabyaye. Nshaka papa kugira ngo menye ese ubundi ko banyirukankaga ngo ndumututsi wowe uri umututsi. Ese iyo famille yawe n'abatutsi n'abatwa n'abazungu n'abasomaliya n'abaki wowe uri kabiraganje. Kumenya inkomoko byanze kunze. Kumenya inkomoko. Uzi kuba utazi inkomoko yawe birababaza byanze kunze. Uzi ko ujya gushaka ibyangombwa akakubwira ngo uvuka hehe ntaho nzi. Uretse gusa kumva ngo navukiye mu bitaro byo ku Muhororo ho ndahazi. Ku Muhororo ni muri za Ngororero aho mama yarakoraga. Niba ari muri stage niba atari muri stage muri 82 ariko muri ibyo bitaro byo ku Muhororo niho navukiye. Nkomoka he? Ku Muhororo ni muri za Ngororero. Muri za Ngororero. Yego. Nkomoka he nose aho ndajya kwandikisha niba umuntu yarambyaye muri stage aho ndajya kwandikisha nshaka kwandikisha bashaka inkomoko ya papa ni. Ese yo ya mama yo ni iyi? Tuvuga ko inkomoko ya papa nyibonye cyangwa nyibuze. Ese yo ya mama yo ni iyihe ko n'inkomoko yo kwa mama byanze naho nkomoka kwa mama ko byanze gute? Ntabwo hazi se uzi mama ariko navuze ngo akomoka he? Aha komoka ntabwo banyemera. Twaragiye tugera muri Kongo mama yari umuhutu yagomba kugongana n'abahutu bagenzi. Ndibuka ikintu kinyibutsa ko twahunze itariki twahunzeho ni umunsi mukuru w'ingabo z'Abafaransa. Ko Abafaransa twarabonaga aho ngaho nyine twari tumaze kumenya Abafaransa n'iki ingabo turazibona iki n'iki turakibona. Ku munsi mukuru w'ingabo z'Abafaransa niba ari independence yabo niba ari iki le 14 juillet twari turi ku mupaka w'Igoma dutegereje kwambuka 14 z'ukwa karindwi 94 twari dutegereje kwambuka. Kuko iryo joro twari twambutse n'uwo mugabo n'abana twese turagenda tugera Igoma. Kuko nkubwira ngo mama afite udufaranga rwose sinkubeshya pe mama afite amafaranga. Nabo bahuye bose n'abamuzi bazi ko afite amafaranga si menshi ariko afite amafaranga. Ariko ikosa ababyeyi bakera bakoraga Gerard nubwo afite amafaranga yaramenyereye kuba mu nzu za leta no kutungwa n'ibya leta anywa kigozi ya leta anywa n'ibya leta iki ntiyibutse gushaka ibintu bye n'ibyo yashatse wa mugabo yarabigurishaga. Ibyo yajya gaca wa mugabo yarabigurishaga
kuburyo twavuye mu Rwanda mama nta kintu agira uretse ikibanza kimwe arasigaranye Gisenyi nacyo umugabo yaranje arakigurisha nyuma turagenda twambuka Igoma mama ntigeze aba hahandi ngo tubaye hanze twese tujya gukodesha inzu Igoma mu mujyi wa Goma turagenda dukodesha inzu ahantu bita kwa Mwami Ndezi Igoma ubwo muri yasaga mama ashakamo akazi muri za wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane nyine zirambitse aho ngaho ashakamo akazi abona akazi muri HCR biba ngombwa ko tujya gukorera ahantu biti Katare twageze Katare na wa mugabo turajyanye we nta kazi arabona atunzwe na mama akora ibiraka yenda nitwigeze tuba muri ya shitingi bakora ibiti no twabonye shitingi za zindi z'imigozi y'amatente ari ya kijyambere twabaga muri tente ya kijyambere sinzi icyo umugore n'umugabo wapfa yenda ubwo ndi guhinahina sinzi icyo umugore n'umugabo wapfa twagiye kumva tumva wa mugabo yashatse undi mugore mu gushaka undi mugore azana saga zivuga yuko mama ari inyenzi adashobora gukomeza kubana nawe kuko mama ni inyenzi ati n'ikimenyimenyi mugende murebe iwe murasanga abana kuki yavuga ko ari inyenzi kandi afite indangamuntu avuga ko ari inyenzi kubera njyewe na mushiki wanjye uranyumva njyewe na mushiki wanjye nitwe twari ikibazo ubwo icyo bari barapfuye sininjira mu rukundo rwabo simbizi mama nigeze ambwira ngo napfuye iki n'iki umugabo yashatse undi mugore mutoya ukiri inkumi umujene ahimba ko niba arabihimbye niba byari byo simbizi ahimba ko mama ari inyenzi kugushyiraho icyo cyaha mu nkambi ya Katare yenda abantu bazi mu nkambi ya Katare twabaga muri quartier ya gatandatu muri quartier ya gatandatu hari umuhanda ugitongo uva kuri kaburimbo uhituka tugitongo aho niho hari n'ama office hamwe ya HCR batangiramo amabiswi n'iki ubwo turaho ngaho muri hotente ahimba ko mama ari inyenzi n'ikimenyimenyi mugende mureba afite abana b'inyenzi yazanye ubwo mama atangira izo saga zo kujya kwisobanura ukuntu atari inyenzi ariko irangamuntu yari afite y'umuhutu ituma abantu bibaza uyu mugabo ko yabwira umugore ngo ni inyenzi n'iki vipi biranga byanga kumufata mama hashize nk'amezi 2 muri ya blende wa mugabo na wa mugore rwa rugo rushyashya rw'abageni haturikiyemo grenade saa 1:30 ndabyibuka ko grenade yagomba guturuka mu nkambi abantu bose bakumva ko ari ahantu haturikiye grenade ikintu cya mbere baje gufata mama baramujyana iryo joro ubwo twaherutse mama mukuru wanjye ne wagiye kumusura agiye kumusura araza aratubwira ati mama bari kumushinja ko ari wateye grenade muri bwa rugo mu gitondo baje gusenya Burende ndi kucagagura ko harimo byinshi baje gusenya Burende bashakamo grenade zatakayemo aho ngaho ndabyibuka hari umupadiri waje kudukura aho hantu aho hantu ho mu saa 7:08 haje umupadiri arahadukura njyewe na mushiki wanjye aratujyana byari bikomeye nyine n'ubundi twica aho ngaho nk'utwana Burende bayisenye bajugunya aho ngaho mukuru wanjye we urumva ko mukuru wanjye yari amaze kuba mukuru yigendeye wa mugabo yaje gutwara abana be babiri yari yarabyaranye na mama wamasigaye na mushiki wanjye umupadiri sinze yavuye yenda nabona iki kiganiro rwose ndamushimiye yaradufashije yaraza dukuraho aratujyana Igoma muri Caritas ndumva mama baramufunze nk'amezi 2 twebwe tubaho ngaho Igoma muri Caritas mama yagiye kugaruka agarukana n'abana wa mugabo yabyanye na wa mugabo bose arabazanye tugiye tubona adusanze ahigoma kuri Caritas ariko tagishobora kugenda tagishobora kuvuga araje gusa n'abana abwiye Caritas nyine yari dufite aho ngaho aho mu gipadiri
aribwiye ati ngenda ndashaka gusubira iwacu mu Rwanda. Aramubwira ati rero ntabwo wasubira mu Rwanda gutyo gusa, uri impunzi, ugomba kugenda byanze bikunze aregistre muri HCR, ugomba gushaka uburyo wajya kuba aregistre muri HCR. Aragenda baregistre muri HCR mu nkambi ya Lac Vert, niyo yari hafi y'Igoma. Lac Vert na Mugunga ndumva bya Lac Vert ni nkambi yaho ngaho byari bifatanye. Lac Vert yari munsi y'umuhanda. Aragenda baregistre muri aho ngaho, asunikwa mu kagare. Tutarajya mu Rwanda. Yego. Mama yagiye ari muzima. Mama yagiye uri muzima akora muri HCR. Kuki yagarutse mu kagare? Ntabwo mbizi nyine, yaragiye arafungwa nkuko abandi bose bafungwa, ariko agaruka atagishoboye kugenda, atagishoboye no kuvuga kuko mwavuganaga nk'amagambo abiri gusa. Aragenda baregistre muri HCR, badupakira igikamyo, batuzana mu Rwanda muri 1996 gutyo. Turaza turuhukira, hari inkambi bajyanagamo abantu bavuye Zaire, inkambi yari hano za Runda. Turaza tuzirunda, tuvuye Runda, mama aravuga ati, baramubaza se nta wundi muntu uzi ufite abana urenka pabure yo kugenda, nta muntu waza kukuranga ngo turebe ko twazamubona. Aravuga ati cyakora mfite ababyeyi, sinzi niba bakiriho, niba barahunze cyangwa batarahunze, ariko nza abantu nanyuzeho ku Gisenyi, imiryango yanjye ikiri ku Gisenyi, mwantwarayo. Baramufata bamutwara ku Gisenyi kwa nyirarume, afite nyirarume witwaga Mpamira, bamujyanayo. Agezeyo nibwo habaye communication yo kwandika amabarwa no gutelefona, batelefona mama we, araza mukura aho ngaho. Turagenda tujya mu Mutara, dusanga banyogokuru babyara mama. Dusanze banyogokuru babyara mama, ubwo mama yararwaye hahandi muri kwa kwezi kumwe kwari gusigaye ku buzima, atagishobora no kwiyogosha imyanya y'ibanga. My friend, ninjye mwana mukuru ruhari, ninjye wari usigaranye inshingano, nanjye iyo myanya y'ibanga nayibonaga gutyo. Ninjye wari usigaje inshingano zo kumwogosha umusatsi, nkamwogosha inshakwa, nkamwogosha imyanya y'ibanga. Ninjye giye nyine urusigaye ukabikora, nkabikora ku myaka mike ufite. Kandi ndi igitsina gabo. Ibyabaye gikomeye kuri we. Kinakomeye cyane ku buryo sinzi, ku buryo mama ajya gupfa arambwira ati mwana wanjye uzaruha. Atuzaruha. Ati ibintu byose ubayemo kandi nzi ko ntagishoboye kuba wari kuzaruha. Ariko muri iki kintu cyose agira isoni zo kumuza, ariko papa ninde? Numvaga mfite icyizere ko mama azakira. Yego. Akambaza ati ariko se nukira nzaguhemba iki mwana wanjye? Nkabona ntacyo, nyine nkumva ndi gukorera umubyeyi. Niko yakubazaga. Nkumva ndi gukorera umubyeyi. Icyo gihe nawe ntiyarebaga ibyo. Ntabwo yarebaga ibyo. Wari umeze akumva arababaye cyane. Ntabwo yarebaga ibyo. Uwo mukecuru nawe nyogokuru, mama yarapfuye nyine, bamushyizirika mu kirago bashyira aho ngaho muri iyo sambu nyine bahambaga mu rugo. Uwo mukecuru amaze, ubwo mama amaze gupfa, niyo strago yambabaje cyane, ituma nanga kwitwa ngo ndi umunyarwanda cyangwa se ndiwe. Numvaga naravukiye mu gihugu ntari nkwiriye kuvukiramo. Numvaga naravuye mu gihugu, iki gihugu numvaga ntari nkwiriye kukivukiramo, yana nkavukira n'ahandi. Byarambabaje. Umukecuru ambereye umukecuru mubi. Mama arapfuye nyine dusigara kwa nyogokuru. Turi abana 5. Turi abana 4 kuko mukuru wanjye yari yarasigaye muri Kongo. Iyo ni indi story nayo ye, yasigaye muri Kongo nyine, aba umusirikare wa FD wa FARE, kuko nawe yumvaga ko ari agasore nyine, ba inkotanyi zigiye Kongo, haza kuza umuntu nawe umuzi, nuru wakanaka yego, tugufashe muri FARE, ngwino joining inkotanyi, arasi joininga agaruka mu Rwanda gutyo. Twagiye kwa nyogokuru turi abana 4. Njyewe wa mushiki wanje n'abana 2 wa mugabo yabyaye, turaho dusigaye kwa nyogokuru. Umukecuru mama amaze gupfa, ikintu cya mbere yahise yirukangira n'amafaranga ya caisse sociale. Umukecuru aragiye baramuha, arayafata. Umukecuru yaryohamo. Turagenda turwara amavunja. Reba umwana wamwe ikigozi akarenzaho nido, noneho arahaje arwaye ikintu bita amavunja. Twaragiye turwara amavunja, tujya mu murima, turahinga, nibwo buzima bwari busigaye. Umukecuru agafata amafaranga habe kugeza igihe navugiye ngo ubuzima ntabwo bushoboka, ndagiye. Mu rugo iwacu aho ngaho kuri uwo mukecuru hahoraga imanza buri munsi, imanza.
ngize amahirwe leta izana isaranganya ry'ubutaka Nyagatare wa isaranganya ry'ubutaka baransaranganya nawe ni isambu mama yaguze bansaranganya nawe bampa pariti imwe nawe bamuha iyindi n'umusaza we yarahari sogokuru na nyogokuru bari bagihari bampa pariti imwe bamuha iyindi numva ko yenda nduhutse mu mutima reka nubaka akazu hano nkaruhiremo aho kugira ngo nkomeze nduhane n'uyu mukecuru nawe azana urwango rurimo n'ingengabitekerezo n'iki birivanga waba winjiye mu cyumba ukumva hamagaye nk'umugabo we umugabo witwaga Karuba niko demo ukumva hamagaye nk'umugabo we Karuba we yanzoka yanze gusohoka noneho nangaga umuntu yita inzoka kandi ko ayo magambo bagiye bayanyita kenshi inkota gizitera ukumva umuntu murahuye nko ku muhanda akwisangura inzoka hakwisangura inyenzi kwibaza ibintu banyita akangarura muri mudu ya bya bintu banyitaga kera ariko akabivuga nko mwibanga ngo Karuba ngo niko de ngo giye twagiriye guhinga ngo uzi ko yawe ngo inzoka ngo nyine umuntu inzoka itera igikagenda nagakubita mu mutwe bishatse kuvuga papa wawe yego yego ko yagiye abimbwira kenshi nyine kumbe ngo afite umujinya iyo uburyo mama yapfuyemo bamumenashije mu nkambi ngo n'umututsi ngo nako ngo afite inyenzi baramumenasa agaruka gutyo agarutse ubwo nyogokuru nawe urwo rwango rwese rumwinjira rwo kumva ko yanze ubwo bwoko bwatumye bamenasa umwana we arangije ajya kwitura ntabwo nzi mu mutima we byamuzamutsemo ibyo yankoreye ni ibyo ngibyo nyine arabidukorera ku buryo kugezana n'isaha twigeze kujya mu rubanza rimwe banyumva kumi nyine bateranye wa mwana nkurikiraho w'umukobwa iwabo kwase bari baramenye ko yaje baza kumushaka ngo bamutware bamukure kuri uwo mukecuru umukecuru aramubima ati kereka ni mu mpindezo aramubima completely kereka ni mu mpindezo indezo barayimwimye baravuga ati umwana igihe azakurira azizana rimwe twari mu rubanza umwana arahaguruka aragenda w'umukobwa arahaguruka aragenda kugezana n'isaha kuva muri 2002 kugezana n'uyu munsi ntabwo tuzirengero ry'uwo mwana nacyo ni ikindi gikomeye kuri wowe cyane yenda nawe azabona iki kiganiro wenda harazavuga turi n'umusaza wanjye yazampamagara ufite amakuru yuko ariho ntayo ntabwo uzi ntaho niyo ngiye muri ako gace ndababaza se ati yenda ashobora kuba yaragiye Uganda yenda ashobora kuba yari yahuye mu muvumba kubera ko ibibazo byari byaraturenze n'abaturage bose babibona ibibazo byaturenze wabonaga se afite umutima wo kuba yakwiyahura cyane kuko we noneho uretse n'umutima wo kwiyahura namaze kuva muri urwo rugo ngiye niziye mu muhanda noneho we asigarana minasi ikomeye noneho yari n'umwana w'umukobwa yari kujya hehe ntaho yari kujya yarasigaye wenyine yarasigaranye n'abandi batoya ariko bo nta kintu bashobora kuvuga abana batoya bararwaye amavunja ari babana bo mu cyaro barwaye amavunja kabisa abaturage bashobora guterana bakaza bakabahandura amavunja kugeza igihe twabonye ko uwo mukecuru ubuzima bwe kubana nawe byanze completely biranga ndi mu muhanda ndavuga nti binago bibaho ndagenda afata babana ndabana rero bana batoya mwebwe mufite baso muvanga mugende mujye gushaka so kuko barananyumvira babwira wa mukecuru ko bashaka kwigira kwa se arabajyana kwa se turabazana babangezaho mbajyana kwa se ise arabagana i Kigali ni wa wundi wari umukuru wa MRN yego yarahungutse araza mu Rwanda yego araza mu Rwanda rwose igihe abandi bose bahungukaga yarahunguka aza mu Rwanda nta icyonzi nta muntu yishe kugeza ko yaramwishe gacaca iba yaramujyanye bashobora kuba baramuhamagara bajye gutanga ubuhamya nk'umuntu wari mukuru kandi ari perezida wa MRND akamuhamagara ajye gutanga ubuhamya kandi akaba yaragiye kubutanga simbizi sinigeze mbikurikirana ibye gusa nari nzi ko ahari ariko nta rwango ufite mu mutima mufitiye numvaga ko kubaho kwanjye nta muntu n'umwe wabigizemo ingaruka zo kubaho nabi numvaga ko Imana yo mu ijuru yonyine niyo iri kuncisha muri izo nzira zose nta muntu nigeze mbureminga mu kubaho kwanjye ngo ngende mbwira wa mugabo ati wagiciye mama ngo wageze gucya wageze ngo nzamure kese numvaga mutima wanjye ntabirimo numvaga nta nyungu mbifitemo niyo nazamura kese mama yapfuye uwo numvaga ari wari yoro wanjye yari mama wowe ndwanye inshuro nyinshi cyane numvaga arapfuye nta kintu nagomba kujya kurikirana kuri umugabo sinagomba kujya kumushaka ngo ni mama cyangwa ni data sinagomba kumushaka ngo anyishyurire minerivare sinagomba kujya kumushaka kandi nzi ibyo situation yadushyizemo mu nkambi umuntu kukwita ngo uri inyenzi mu nkambi ni nko kuvuga ngo fasha umupanga arakwishe ko mukecuru twese twaramuhunze turagenda musigiye yasambu leta yampaye musigiye asigaye muri yindi mama yaguze ayimushyiramo twese turigendeye
turahavuye ubwo mbagiye ndagiye wa mushiki wanjye baragiye baba barumuna banjye babagiye kwa se wa mukuru wanjye nawe avuye mu gisirikare araje asanze izo situation zimeze gutya nawe ava mu gisirikare ubwonko bwaragiye yarabaye igisirikare cyaramwanze nawe yumva kitamukunze buryo araza nawe yitaba Imana arapfa nsigara ku isi 98 ubu muri izo strago zose zo kwa mukecuru navuyeyo niyiziye mu muhanda Kigali nkareba mu muhanda Kigali nkabona ntago bivamo aho ndaye kabiri ndibuka nigeze korana muri dushe ku Muhima alo tunga dushe y'umuntu yego ukabuza ko idusha nini idusha nini kandi saa 3 babaryamye wayijyamo nkaryama ko saa 3 bararyama saa 10 mwarabyuka ko ubuzima utoroshye Rodrigue ubuzima utoroshye tucaga gurera birahagije unywa n'amazi gusa muri kano kanya byo ni ubuzima utoroshye n'ubuzima tujye tuvuga ngo igitabo cy'ubuzima tujye tuvuga ibyo twaciyemo ariko Rodrigue ubuzima aciyemo ku muri kutwumva kumva ko n'ubuzima bukomeye cyane byanze kunze ugeze gutya ugira ku Muhima nyine nazaga Kigali kubera ko ntagiraga iyonja ntazi Kigali singira iyonja ariko by the way narize muri izo strago zose zo kuri uwo mukecuru uza kwigutese narize primaire aho ngaho za Rukomo aho umukecuru aratuye bankize muri primaire nasubiye muri primaire nubwo muri 1994 nareje wa gatandatu nagarutse mu Rwanda za 1996 njya mu wa gatanu primaire ndayiga mu wa gatanu primaire ndiga mu wa gatandatu primaire twishyuraga igiceri cy'ijana icyo ntago cyari kubura ndatsinda banyohereza muri college de Rushaki ni hano Byumba jera navaga Irukomo ni Nyagatare nkagira Rushaki n'amaguru ngiye ku ishuri wabuze tike nari kwihabwa nande umukecuru nta kintu yabagina nta kintu kumarira sogokuru yari umuntu nawe uri aho kuri side ya mukecuru 40 60 atabyumva neza yicecekere nyine yari wa mugabo unganzwe umuyobozi w'urwo yari umukecuru umuyobozi w'urwo yari umukecuru yego naho sogokuru arameze nk'inganzwa nyine ukava aho ngaho n'amaguru my friend navaga mu rugo saa 11 n'igikapu na matera igihembwe gitangiye najyaga Rushaki n'amaguru nageragayo saa 9 saa 10 n'igikapu na matera ndabyibuka twishyuraga 7500 ku ishuri igihembwe nayo nkayabona habyutse imanza abantu bose baje mu rugo kugira ngo njye ku ishuri habyukaga urubanza ko bati mukecuru umwana amaze icyumba arataya ku ishuri ufata amafaranga y'abo kese sociale zana amafaranga cyangwa ubuyobozi nibwo bwazakomeje amafaranga ya minervale muri gihembwe bakaba 8,000 twishyuraga 7500 harimo 5 argent de poche harimo na 7500 za minervale agemiga igihembwe cya mbere Rushaki birananira ndasibira ndiga icya kabiri uwa mbere musibiramo ndiga uwa mbere ndiga uwa kabiri nkajya nza nicumbikira najyaga kuba ku bantu b'inshuti zanjye muri centre ville ntashobora kugera kwa mukecuru hava ku ishuri najyaga kwa mukecuru ngiye kwa kitiki nkajya mu basore baba muri ghetto tukinana umupira bamwe tukabana nkongera gafata igikapu cyanjye nkajya ku ishuri ndangije tronkome narayitsinze banyohereza muri Ave Kabutare mbona none ntibizavamo mbona ni nakure ishuri ndarireka ishuri ndiretse ariko naje ku Muhima ubwo nyine yanzira ku Muhima yatangiye ku Muhima ndaza ndaba nk'amezi 3 ane mbona ntibizavamo njya gusura abantu ku Gisenyi njya gusura abantu mu rugo rw'abantu mperayo yego nagiye gusura abantu bari muri famille ya mama yari umugabo afite n'abana tujya kungana ndabyibuka nabajoininze muri 2002 ndagenda nkuje kubasura ndaza buraho yego mvuye aha yego mbite ni byiza amakuru ni meza naje kubasura nyine cyo kubasura icyumweru kirashira icya kabiri kirashira amashuri baratangiye ubwo naje gusura bategereza ko nzataha baraheba bategereza ko nzajya ku ishuri baraheba umumama nta mugabo bagiraga uwo mugabo niwe wagiraga icyo apfana na ba mama umumama nawe nta kintu yashobora kumbaza cyane ahubwo abana twanganaga nyine niyo bambazaga se uzasubira mu Mutara ahubwo rero mu Mutara ntago nabasha gusubirayo nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba
intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro. tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. mwe banyamahoteli na za apartment, umwihariko wacu ni uko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783380986. Okay, niba utabasha gusubira yigumira hano mu rugo rusanzwe rw'abanyarwanda, si abakire si abakene, ariko nabo ni abahinzi bari aho ngaho. Jera, ubuzima bwanjye naho ngaho bwatangiriye nahize aho ngaho. Ubuzima ubona mfite mukesha umukecuru kira ntamubwiye ko nje yambonye ngujye mu rugo rwe gusa ndakwama. Wari ugiye gusura? Nari ngiye gusura ndakwamaho. Ndavuga umutima wanjye ndabaye sinzahava. Ntabwo nsubira kurara mu muhima, ntabwo nsubira gucumbika ku bashuti, ntabwo nsubira irukomo, ntabwo nsubira na hamwe, nzaguma hanga. Bari bakoheje kuri EAV Kabutare, ishuri urarihagarika? Nararihagaritse. Ukijya ku mukecuru se nibura wabashe kwiga urakomeza ishuri? Yego, nuvuga ngo 2002 sinigeze niga umwaka wabaye ne blanche, 2003 wabaye ne blanche, 2004 haje Minaroke. Buriya Minaroke ndashimira cyane. Minaroke yaradufashije, iramfasha nsubira mu ishuri aho ngaho kuri Mahoko kuri Apefoke Kanama, subira mu wa 4. Ubwo nari nangiye gukundana na madamu tubana, niho twamenyaniye, nkabona n'umwana mwiza uri aho ngaho ariga, njye sinige, sinzakundana n'umukobwa yabona agasura akabona ko arigeze kuba umuntu. Nsanga yiga comptabilité, arambwira ati ariko comptabilité ni nziza, nawe ndavuga ariko Minaroke wajya kwiyandikishayo ko yamfata. Minaroke iranyandika, iranyishurira, yishuraga makeya. Haza n'undi mugira neza wari papa muri Batisimu, anshakira ubufasha muri Caritas ya Gisenyi. Caritas kajyishyurira na Minaroke kajyishyurira, agahurira ku ishuri akavamo minerval igihembwe kikarangira. Nkitahira ahantu abagira neza bakampa 2,000 bakangurira amakayi. Sinagomba kujya kubwira wa mukecuru ngo ngurira amakayi, arangaburira, arancumbikiye, kandi nawe ntiyishoboye, ni umuhinzi. Njye kumwaka n'amakayi n'ibiki maze no kuba umusore ntabwo bishoboka. Narize niga comptabilité, niga wa 4, niga wa 5, niga no wa 6, ndarangiza ari amanota meza. Siko wenda buruse zabaga zigoye zo kujya muri université muri comptabilité, zakaza zigoye, ariko ndumva ntararengezaga mu wa 5 n'ubu biroti ndazifite. Niga muri zo Strago ndarangiza. Ariko muri 98 andi hantu nigeze kwangira ubuzima bwanjye, nibaza icyo navukiye mu Rwanda kikanyobera. 98 nibwo ubuzima bwari bunkomereye cyane, ngiye kujya mu wa mbere secondaire, mbona nta minerval, umukecuru yarakaniye kuzama kuri amafaranga ya kwese sociale. Umuntu umwe yarandebye, hari abantu bareba nyine bazi kureba amasura ngo bazi kureba ngo moko nayo ngaya, arandeba baravuga ati ariko bite byawe ko wirirwa uzenguruka no muri rukomo bite? Nisawa. Ese iwanyu ni iwacu inaho ubona? None se jenoside yabaye iri hehe? Niba nawe yaranyise ko yaranyitiranyije n'abatutsi simbizi. None se jenoside yabaye iri hehe? Jenoside yabaye ndi ku Gisenyi. None se wagiye ku Gisenyi ko haje farije, ko hari kuza za farije ikakwishyurira? Numva umuntu anyunguye igitekerezo cyiza, bavuga ariko wajya muri farije bakanyishyurira. Konzistara go mama, ubwo nari nangiye kumenya ubwenge. Konzistara go mama yarwanaga, avuga ngo batanyica. Konzistara go mama yarwanye muri izo barriere zose turarayo. Konzistara go mama bamwirukanyemo mu nkambi ko ushobora kubona umututsi wajya muri farije kanyishyurira. Naragiye ngeze kuri farije, aho hari habereye inama, kandi njyayo ndavuga nti rwose ndaje muri farije. Inama yarabaye, nanjye ntanga ikitekerezo, ntanga ubuhamya bwanjye uko mbizi, uko nabibayemo. Barambwira ati ariko we ntabwo uri mu bahigwaga. Utanze ubuhamya bwawe? Yego. Kwa kundi uko umeze? Ati ariko we ntabwo uri mu bahigwaga. Jera, uwo munsi warankomerekeje, numva nanze abantu bose. Nibuka itike natanze mvuye mu Mutara, nayibonye nayo nyihawe n'umuntu ngo mbonye support ahantu kuko arangira inama ya nyayo. Barambwira ati ariko we ntabwo uri mu bahigwaga. Kuva aho ku Nyundo kugera ku Itangi harimo nka kilometero kimwe. Kuva ahantu bita ku Itangi kugera kuri Mahoko harimo ikindi kilometero. Aho nagomba gutaha nkongera nkazasubira mu Mutara. Nanyuze nanditse ikindi gitabo. Narazamutse mvuga ni njye babibwiye cyangwa se njye babibwiye.
ikirometero cya mbere nicyo nibazaga ni njyewe babibwiye cyangwa si njyewe babibwiye ni njyewe babibwiye si njyewe babibwiye ni njyewe babibwiye si njyewe babibwiye kugera ahantu bita ku Itange hari umushuti wa mama nkatirayo njya kubasuhuza ndongera ndagaruka nzamuka kuri Mahoko nibaza ariko ubundi abo bantu sinje mbarenganya ubundi najyaga kumara iki sinjyewe witeje ipfunwe mama ni umuhutu birazwi data ntawe umuzi muri bose yarashobora no kuba ari n'umutwe cyangwa iki ubu sinjye abo bantu ndi kubarenganya koko ubundi bari kunyemerera kujya muri farije ndi umututsi byanditseho ko ndi umututsi numva nabo umutima wanjye w'abanzi numva urigaruye numva koko ndabarenganyije numva ndabarenganyije kuri farije nkeka ko iyo bajya kwandika bahera no mu midugudu mu tugari bakavuga utu uyu nguyu muri jenoside yarahigwaga iyo bamuca urwoho bari kumwica nta muntu wari uzi amakuru ye ku buryo yagutangira ubuhamya ntawe kuko niyo mpamvu n'ubundi nari mvuye mu Mutara ngiye aho jenoside yabereye kugira ngo banangire ubuhamya sibyo ariko nta muntu n'umwe noze ninde ari kunangira ubuhamya ubundi wari kunangira ubuhamya nawe ari kuvuga ko ndi umutu noze ari kuvuga ko ndi umututsi abikuye ariko baraguhigaga abamigaga se ko bansagaga mu rugo nk'ubwo bamigaga bansanze mu Mariya yavuze ko ntuzave mu rugo nta wigeze nyirukankaho n'umupanga ngo ndi ku gasozi ngo ari kwirukanka kuri wa mwana wa runaka izo sitarago zose zaberagaho aho kuri iyo bariyeri nta muntu wari kuvuga ngo atanga ubuhamya bo mu rugerero nta muntu wari kuva kuri bariyeri yo mu rugerero ngo azatanga ubuhamya nta muntu wari kuva mu nkambi yo muri Kongo ngo aje gutanga ubwo buhamya uhera hagati nk'ururimi ubuhamya ni njye wari ubufite yego nta n'umuntu wari ufite ubuhamya niyo mpamvu ubuhamya nta n'umuntu nabureminga mu mibereho yanjye y'igitabo cy'ubuzima bwanjye nta muntu nabureminga ntawe kubera ko buri wese yifataga situwasiyo ukwiri wowe urajya muri faruje uri umututsi kuko n'ubu ngubu nanga umuntu yenda iyo n'indi chapitre nanga umuntu binyita nanga umuntu nyita ko ndi umututsi yego ndabyanga byaragukomekeje byanze bikunze ndabyanga kandi numva ko nta n'unyita ko ndi umuhutu kuko nanje kumenya ubwenge nzi ko ntawe unyita ko ndi umuhutu ariko nanga umuntu unyita ko ndi umututsi ndabyanga kubera iki byarankomerekeje cyane numva uri kunjyana muri za kategori ntazi unyitira iki ibingibi wapimishije iki kugira ngo ubone aho ngaho ariko n'ubu ngubu turacyafite n'ikibazo kinini cyane nibyo ndi kubana ndi gutegura itagitabo mu bwango nateguraga naragiteguye ariko harimo amarigima amwe ntashobora gushyira hanze ntabanje kuganira n'umuntu runaka hari abantu numva nifuje kuzaganira nabo baciye ubwenge kabaza ariko urwango ubundi rw'abahutu n'abatutsi rungiraho ingaruka ruturuka kuki abahutu banga abatutsi cyane icyo ni igitabo wifuza kwandika kuki urwango abahutu bagirira abatutsi ubundi barukure rwakomotse kuki tujya tubyumva Rodrigue tukumva urwango rwaturutse muri iyo myaka ya za 59 wenda na mbere yaho nta muntu wabikubwira neza uko biri ariko ugasanga hari umuntu runaka gisobanuro cy'urwo rwango na Rodrigue mu by'ukuri uri igisobanuro cyarwo uri umwe mu bantu navuga ngo banzwe uri umwe mu bantu batazi iyo biva n'iyo bigana ugari hagati ng'ururimi ntuzi ngo uri umututsi ntuzi ngo uri umuhutu ntuzi ngo ariko ugasanga ushobora no kuba ndi n'umutwe ushobora gusanga uwo papa yenda nishakira ahangaha kuri cano ubundi sinakunda kujya ku macano ushobora gusanga uyu papa nshaka igihe azabonekera azaza ari n'umutwe cyangwa ari n'umurundi ntawe nzi umundeba rero akankarasa ku bwoko runaka arambangamira cyane kuko kuba nk'ubu sosiyete niberamo sosiyete yanjye urumva ni sosiyete navuga se yimeze ite nta nshuti kuko inshuti hari nka minisiteri yaje ngo ni ibintu bumwe ifite akazi kenshi gakomeye gakomeye cyane kugira ngo leta ijye kuyisetinga ishyireho nuko ubona hari ikibazo izi nkuru ntituzitanga kugira ngo wenda abantu basubiranemo ntituzitanga kugira ngo abantu bicane ariko tuzitanga kugira ngo zubake umuryango hari uzareba iki kiganiro agiye gushaka cyangwa agiye kugira ute akareba abana bavuka sitarago bahura nazo agashyira ubwenge ku gihe agatekereza karindwi ukabona abonye imanyaje y'uyu mbere yo kumva abahutu nuko mvuga abatutsi reka manze ntekereze karindwi. Rodrigue tunagana ku musozi w'ikiganiro cyacu byanze bikunze uri umwe mu bantu tuganira ufite inkuru yihariye twajye tuganira n'abantu benshi cyane abarokotse jenoside aho ku ruhande rw'abayikoraga bafite ababyeyi wenda bakoze jenoside abatagize aho bari
bari hagati na hagati bafite inkuru zitandukanye. Rodrigue umwe mu bantu bavuga ngo bafite inkuru y'umwihariko n'uyu munsi nawe ubwawe biracyari kugucanga, biracyari mu rujijo rukomeye cyane. Ku muntu uza kukireba kino kiganiro ndakeka ko aza kubona inkuru irambuye yawe, ibikomere byawe bidasanzwe. Mbere ko tuvuga ku gitabo cyawe, ndashaka kukubaza, uyu munsi warize, warashatse, ufite umugore, ufite abana, igikomeye cyane nibura cyaroroshye? Gerard, igikomere cyageze aho kiromoka. Ni ibisebe biba biri aho, kubera ko igikomere se ndagifite ntawe wacyomoye. Iyo igikomere kitomotse kiba ari igisebe kiri aho ngaho. Ariko iyo ubona nta n'umuganga uzakivura ukigenderaho. Ntabwo urakira. Byanze bikunze sindakira, yenda hari igihe bibyuka ntihabura ikibibyutsa. Kuko nk'abana bashobora kumbaza ati ko tubona yenda mama avugana nabi wabo, wabi wanyu nabaye, ubundi nyoko ninde so ninde, bababwira iki se? Kwa sogokuru na nyogokuru baracyariho? Sogokuru yarapfuye ariko nyogokuru ariho. Muravugana? Njya kumusura kuko twagiranye ibibazo binini ku buryo aho nari kuzazungura yarahagurishije, aho leta yampaye yarahagurishije, ahagurisha ngo abacama umuntu nguri mu nzego z'ubucamanza ngo azamuburanira ngo sinzagaruke nyine kwa kundi bacanga inzoka mu muryango nyine ngo biranduke burundu. Bajya muri ibyo bintu byabo, ariko nabihari ubutabera nibunyumva, nibukoresha ubutabera bwabwo nzabubona, nibukoresha kubera kwabwo bizazimiriraho. Rodrigue, kugira umuryango utawufite, ufite umuryango ariko nanone ntuwufite, ni igikomere kingana gute se? Gerard, umuntu ashobora kubaho atagira umuryango. Igikomere burya niwo ukisetingamo. Uko umutwe wawe wakiriye ikintu, umukecuru uwo muryango koko warambabaje wo kwa mama, urambabaza pe urambabaza, ndababara. Ngeze aho ngaho numva ko kubabara ni part y'ubuzima. Kubabara ni part y'ubuzima. Uyu munsi kumaze kwiyubaka, nibura nta nubwo bakwegera bakubwire bati mwana wacu twarahemutse, tubabarire, ntitwabaye aho mama wawe yagombaga kuba ari umwana wacu? No, bazi yuko byanze bikunze nzagaruka gushaka imitungo. Ndaho sindiyubaka, ndacyastaragoringa n'ubuzima kuko nubatse umuryango, ndahubaka. Amashuri nize ntabwo anyemerera kuba ntabona akazi kiyubaka nk'umuryango. Yego, wize secondaire gusa? Wize secondaire gusa, najyanye kwiga ntabwo wagerageje? Ayo akazi nkora hano muri Kigali ni akazi gasanzwe cyane, ubushabitsi nk'abandi bose. Ugasanga yenda niba mpembwa nk'ibihumbi 200 ntibyakubaka inzu, ntibyagira ute. Ndaho nyine ndacyaraho, nagira inkomoko, nagira gakondo. Niba uyu munsi nabyariye Igikondo, ejo nzabyarira Kimironko. Niba nabyariye Kimironko, umwana ukurikiyeho nzamubyarira Kicukiro, bitewe naho ubuzima uwo munsi bwanganishije. Urumva? Ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo yenda gura umuntu uvuga ngo urabyaye ugiye kwerekana umwana kwa mu muryango wawe. Simwerekana kwa papa kuko nawe ngira, kwa mama ntawe ngira. Sinzi guhembwa, sinzi iki. Ntabyo ngibyo, iyo part y'ubuzima nawe. Nta enjoyment y'ubwo buzima nigeze ngira. Kandi numva birankomeretsa sometimes, ariko numva nta kintu kinini. Icyanga cy'ubuzima se umva nibura kiza? Nta icyanga cy'ubuzima ntacyo. Kuko na madama ajya ambwira kuki utajya uganira. Ntabwo nzi iyo bidaturuka kutaganira. Kuko nk'ubu ngubu iki kiganiro mu myaka 28 ishize niwe ngihaye wenyine. Kuko numvaga nshaka kumenya uwo muntu witwa papa abaho. Muri imyaka 28 Hategekimana Mathieu abaho. Hategekimana Mathieu abaho? Ntabaho. Niba nabaho areba iki kiganiro, aho ninde yateye yavuyemo umuntu ukuze. Naho ubuzima busanzwe bw'ahantu n'ubuzima busanzwe bw'abanyakigali, sinakubaka inzu i Kigali. Birumvikana. Nayikura heza. Birumvikana. Kandi sinava no mu mujyi kuko niho mbona ibirayi. Sinavamo. Birumvikana. Najya he nkuvuyemo. Ino dufite intego y'iki kiganiro, turifuza ko kiba successful. Turifuza ko Rodrigue Kazuba Manzi ubasha kubona nibura papa wawe, cyangwa nubwo utabona papa wawe hari abo mukomokaho cyangwa abo bavukana cyangwa abo mu muryango wa papa wawe. Hategekimana Mathieu wavukiye ku bitaro bya navukiye ku bitaro bya Ngororero. Apana Ngororero, navukiye ku bitaro bya Muhororo muri Ngororero. Muri Ngororero. Byumvikane ko birashoboka ko wenda hari amazina menshi cyane y'abitwa ba Hategekimana Mathieu. Ntabwo wigeze ugerageza gushakisha mu buryo butari nigeze gushakisha kuri Facebook,
ngo ndebe ko hari umuntu w'umusaza nabona witwa Hategekimana Mathieu waba ukoresha Facebook kuko nigeze kumubona umuntu umwe w'umusaza ukoresha amazina ya Hategekimana Mathieu. Okay, ndamwandikira ndamubwira ndamwirisobanura nitwa gutya na gutya nabyawe n'umuntu witwa Nyamvura Prudentienne niko mama yitwaga. Ese uwo mugore witwa Nyamvura Prudentienne waba umuzi ko ngewe nshakisha umuntu witwa Hategekimana Mathieu? Yego. Aho umuzi ngo umbwire niba ari wowe papa? Arambwira ati muri iyo myaka za 1942 ntabwo ariho nabaga. Yego. Ati n'ubu ntabwo ndi mu Rwanda mba hanze. It's okay. Niyo honyine nabashaga wagerageje uyu munsi. Reka tugerageze muri buno buryo. Reka ndabizi ko bizakunda kandi byanze kunza abantu bahuza amazina ntabwo ari benshi cyane. Hategekimana Mathieu urumva muri za ngororero aho ngaho wari cyangwa n'ahandi nta wamenye ko nta makuru ifite baba bahuye na mama wawe. Ikindi icyo ni ikivaho, reka icyo gitabo cyawe tucyandike, icyo gitabo cy'ubuzima bwawe tucyandike. Hari abantu benshi cyane uyu munsi navuga ngo bafite experience yo mu kwandika, yeka kutarandika igitabo na rimwe. Ntabwo ninacyandika. Ntabwo urandika igitabo. Waje hano wifuza kwandika igitabo utubwa kufite. Nabitekereje kera ngenda nandika duke dupaje duke mbibika aho ngaho. Yego. Ku muntu uri kutura muri kano kanya navuga ngo ufite ubunararibonye, ushobora kuba waranditse ibitabo, ushobora kuba ubipibliya, ushobora kuba uzi uburyo bicamo. Reka tuze gushyiraho nimero zawe aze kugukontakta mu buryo bushoboka, kuri telefone, WhatsApp, aguhamagare mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ubashe kuba wakwandika kino gitabo. Buryo dushyize hamwe nkeka ko byose byashoboka. Nushyira hamwe dushyamwe Rodrigue tukamwandikira igitabo, akandika igitabo cy'amateka ye, nayo n'indi nkunga ikomeye cyane yo kumuhoza nayo marira akomeye cyane yagize mu buzima bwe kuva muri za 82 avukanye icyo gikomere cyo kutabona papa kugeza mu no mwaka wa 2022. Ubwo urumva ufite imyaka 40 y'amavuko cyane, ugendana n'igikomere gikomeye cyane. Iyo wandikanye ko byose bivamo kandi usohora bya bindi bikurimo. Reka rero ku muntu uza kumva kino kiganiro kumva ko ari support yaguha, shaka na support iri financier y'amafaranga, support nk'iyo twe tumaze kuvuga yindi. Nubwo waba ufite n'ibihumbi 5, nubwo waba ufite n'ibihumbi 20, twese tubiteranye kabyara ikintu kandi kinini cyane. Nubwo wafite amadolari muri diaspora cyangwa uri hano mu Rwanda, ni ukuri nkeka ko Rodrigue byamufasha mu kwandika igitabo, kwandika inkuru ye, natwe ubwacu. Wenda Rodrigue dusoza watanga nimero de telefone zawe ndaza no kuzandika hasi kugira ngo abantu babashe kuba bakugeraho mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ntabwo ari privé, kuyitanga nta kibazo bitwaye. Ubuzima bwanjye nubwo abaturage basanzwe nk'abandi. 0788 53 49 2.